Imana iradufasha kugira ngo mu gihe gikwiriye yo izi biri bumare, reka twe kugena igihe nk'abantu. Icyo twagennye turakizi, icyo dufite turakizi, ariko Imana yo ibifite byinshi izi kuturusha, kugira ngo dusabe Imana tuyoborwe nayo mu gihe gikwiriye tugeze ku musozo. Kubera yuko ibintu turi kwiga si ibintu by'abantu nko kuvuga ngo bitangirira aha bigasoreza aha, ahubwo Imana nyirabyo Imana nyirabyo niyo twiragije kugira ngo ibane natwe. Turi kwiga ku ntego, ntabwo turi gusenga kwa kundi ko kumva dukeneye gusenga hanyuma tugasenga, ahubwo turi gusengera ku ntego y'icyifuzo cy'umugingo bw'umutima w'umuntu wese, kugira ngo ahishurirwe imyumvire, ahishurirwe imico mibi, ingeso zo mu ishuri ry'umutware w'umwijima, ingeso twungukiye kwa Satani, hanyuma azikurwemo no kwiga ingeso n'imico n'imyumvire y'Imana. Yego, niyo mpamvu nyuma yo kubona intambwe zibanza, noneho turi kwiga. Yesu ashimwe. Ndetse ejo twaba twarabonye isomo rya mbere mu ishuri rya Kristo, kubera yuko abiyeguriye Imana bose bakamenya ko yabapfiriye. Kubapfira kukaba ariko kubababarira. Yego, ngaya amaraso yanjye amenwa ku bwa benshi ngo bababarirwe iki? Ibyaha. Iryo somo riri muri Matayo igice cya 26. Reka ndirebe kugira ngo umuntu ashobore kuba yajya kurisoma. Matayo igice cyayo cya 26 ku murongo waho wa 28 ni wavuga ngo kuko aya ari amaraso yanjye y'isezerano rishya ava ku bwa benshi ngo bababarirwe iki? Ibyaha. Wasoma mu Baheburayo 9:22 ho akavuga ngo iyo hatabayeho ibintu byose byezwa n'amaraso, ngo kandi itegeko ryishwe naryo rigomba ngo iyo hatabayeho kumeneka kw'amaraso ntabwo habaho kubabarirwa iki? Ibyaha. Uko kubabarirwa ibyaha rero muhite mukwibuka ejo tukuvugaho, ni ukubabara. Ikiri kumena amaraso cyo kiba kiri kugenza gute? Kiba kiri kukubabarira. Icyo rero nta kindi ni igitambo cya Yesu. Guhuza umubabaro wa Kristo nuko ari ukwishyura igihano cy'ibyaha byawe, ibyo bintu ukabyakira mu mutima wawe, niho ijambo rigusohoreraho rivuga ngo izina ry'uwo muntu rikurwa mu gitabo cy'urupfu rikandikwa mu gitabo cy'umwana w'iki? W'intama. Abo banditswe mu gitabo cy'umwana w'intama, mwibuke, nibo batazaramya iki? Abari mu isi bose bazayiramya. Umuntu wese izina rye ritanditswe hehe? Cy'ubugingo cy'iki? Cy'umwana w'intama. Byashuwe igice cya 13 ku murongo wa kangahe? Wa 8. Byashuwe 13 umurongo wa kangahe? Wa 8 ni uko havuga. Abazarokoka gusa naba amazina yabo yanditswe hehe? Mu gitabo cy'ubugingo, wongereho ngo cy'umwana w'iki? W'intama watambwe uhereye ku kuremwa kw'isi, kuko igihe Imana yanzuraga ko yemeye guhara umwana wayo ikamutanga, umwana wayo nawe akanzura ko yemeye kwitanga, ubwo igitambo cyari kigenje gute? Kugeza igihe ubimenyeye, nibwo wowe uba ubihishuriwe. Ariko ibyo byabayeho kuva kera isi itaragenza gute? Kuva igihe ubimenyeye rero nibwo izina ryawe ryandikwa mu gitabo cy'ubugingo. Iyo ryanditswe yo rero ujyanwa mu ishuri. Umva ibintu bigenderwaho rero iyo umuntu ari mu ishuri. Haba hari kurebwa niba ishuri azarishobora cyangwa rizagenza gute? Rizamunanira. Ababyeyi baragerageza bakigisha umwana, ariko umusaruro azana uba uvuga ngo uyu mwana ntabwo ishuri azarirangiza, cyangwa se uyu mwana ishuri azagenza gute? Ubu niryo suzuma ririho. Buri zina ryose rigerwaho, amazina amwe akemerwa andi akagenza gute? Byahereye mu basinziriye. Mutekereza ko n'ubariho ko bikimeze? Ndababwira ukuri yuko atari ko bikimeze ubu. Imanza ziri ku bazima. Ayo magambo narayasomye. Imanza ziri ku bazima. Amazina yacu ahora agenza gute? Aganirwaho. Maze abamarayika bati mwe mumuretse turebe ko atari bwongere gufata ibihe. Bakabona ibihura bifashe, bati nimureba se, none reka turebe ko zangeso zigiye kugenza gute? Gukuka, gucika. Reka turebe ko imyumvire mishya reka turebe ko ari bugira umutima mushya, reka turebe ko ari bwihane, ari bwa. Mbese baba bameze nk'abashaka gukurikirana gukiza umuntu kugeza igihe bazakuvaho, umutima wawe nawe ukava ku Mana, ubundi birarangiye igahita igenza gute? Ivu.
mu gihe ibyo byose bitaraba rero mu mutima wawe ukumva ushaka Imana, yishake nk'umuntu uvuga ngo noneho iyi nshuro barangendereye, Imana impaye igihe cyo kugenza gute, cyo kwisuzuma, mumbe hafi. Rero iki gihe impaye ntabwo ngomba kugifata nk'uko nafashe ibihe byagenje gute byashize, ahubwo iki ngiye gukora uko nshoboye kose, wenda hari nabona umugisha uncumye imbere ho hato. Niyo mpamvu ejo twahereye ku isomo rya mbere, Yesu amaze kubwira abigishwa yuko bahirwa kubwo kumwakira, ababwira ko rero bagomba kugendera ku mategeko. Umunyeshuri yaje ari mushya, ikigo kimubwira amategeko y'ikigo. Yesu ati rero ntazavaho habe n'akanyuguti, keretse ko we wavaho aho kugira ngo agenze ate, ndetse nanjye narapfuye kuko amategeko atagenza gute, adahinduka. Ubwo icyo cyo kimenye ko amategeko ku Mana atagenza gute, adahinduka. Maze agiye gutanga ubutumwa muri Matayo igice cyaho cya 5 ku murongo waho wa kangahe, murongo wa igice cya 5 ku murongo waho wa 21 niho bahereye ku isomo rivuga ngo ntukice. Twabonye ko kwica bingana n'iki, no kurakara bikangana n'iki, no gutukana bikangana n'iki, no gusuzugura bikangana n'iki, no gukabya bikangana n'iki kindi, no guhora inzika bikangana n'iki, no kwangana, no kwirarira. Uwirarira arabeshya, ubeshya rero abavuzi bitariho abayisha biriho, no gusuzugura niho gutukana guturuka, no kunegurana. Ibyo byose bingana no kwica, kandi nta nubwo bingana no kwica gusa, ahubwo byo byica nabi, kuko uwo byica ntibimwica ngo apfe, aguma gupfa mu buzima bwe bwose, keretse yahuye n'igitangaza Yesu akamurokora. Yesu ashimwe. Twarabisomye ngo ururimi nirwo rwica kandi nirwo rugenza gute, nirwo rukiza. Twarabisomye ko rwuzuye ubusabwe bubi ndetse rukongeza gihenomo, ko abantu mu kanwa kabo ariho hava gushima Imana, hakahita hongera hakavamo iki, kuvuma. Wakumva abantu baririmba indirimbo z'Imana, ukababona basoma ijambo ry'Imana, ntiwagira ngo mu kanya nibo bari kuvuga kuri abavuga. Rero iri somo ntabwo tugiye kurivaho, ahubwo ngiye kurisubiramo mwumve. Mwumvise ko abakera babwiwe ngo ntukice, uwica akwiriye guhanwa n'abacamanza, ariko jyeweho ndababwira yuko umuntu wese urakarira mwene se akwiriye guhanwa n'abacamanza. Uzatuka mwene se ati wamupfuwe akwiriye guhanirwa mu rukiko. Uzabwira mwene se ati wagicucuwe akwiriye gushyirwa mu muriro wa gihenomu. Nuko nujyana ituro ryawe ku gicaniro, ukahibukira mwene se ko afite icyo mupfa, usiga ituro ryawe imbere y'igicaniro, ubanze ugende wikiranure na mwene so, uhere kugaruka uture ituro ryawe. Urumva yuko amaturo yose, ibikorwa by'imisengere yose abantu bashobora kugeraho, ariko bagifite ubu bugome bwo mu mutima, izi nzika, izi nzangano, ubu bugome bwihishe burimo n'ibitutsi, yego, nubwo watura cyangwa waba waratuye ibingana iki, Imana iravuga ngo ibyo bintu bisige, ubanze ukemura icyo kibazo kiri mu mutima wawe, unikiranure na mwene so wagenje gute, wahemukiye. Kugira ngo mwumve ko Imana idashukwa n'ibisa n'ubutungane, kandi itanegurizwa izuru, yego, cyangwa ngo irobanure ku butoni, cyangwa ngo itinye abantu. Oya, ahubwo ishaka gukiranuka guturutse imbere mu mutima. Umutima urimo agasuzuguro ku buryo uwari umuntu ahinduka ikintu. Oya, abantu bakava mu gitondo batuka umuntu, barya umuntu nako, bakava mu gitondo bakageza ku mugoroba umuryango we wose bawumaze. Uko akaba ariko bavuga abaturanyi, akaba ariko bavuga rubanda, akaba ariko bavuga igihugu, bakanambuka bakava mu gihugu cyabo bakavuga n'ibihugu byo hanze. Ubu tukaba dufite inkuru z'ibinyoma ku bihugu byo hanze tutanazi. Burya ngo abangaba bamera ukunuku, ngo abakongomani bameze ukunuku, abangaba barya abangaba abantu, aba bantu bameze ku buryo urwango ruba rwaribitse mu mutima w'umuntu ku bantu, ubwo ari uko kubera ijambo. Kubera ijambo.
ku murongo wa 25 uravuga ngo wikiranure vuba n'ukurega mukiri mu nzira, ukurega ye kugushyikiriza umucamanza, umucamanza akaguha umusirikare akagushyira mu nzu y'imbohe. Ndakubwira ukuri yuko utazavamo rwose keretse wishyuye umwenda wose hadasigaye ikuta na rimwe. Wikiranure na mwene so mutarajya mu rubanza, kuko nimujya mu rubanza uracirwaho iki? Iteka. Ubanze ukiranuke n'umutima wawe, usuzume ubugingo bwawe, wavuze iki? Wakibwiye nde? Wari uri kumubwira iki? Ubu turi mu ishuri rya Kristo riri kutwigisha kuvuga. Rega n'ubundi umwana yari mutoya, umubyeyi niwe umwigisha kuvuga, naho umwana w'ibintu abavuga nta gisobanuro biba bigenje gute bifite. Niyo mpamvu ni ibitutsi gusa. None Imana irashaka bwa mbere kuko tumenya kuvuga. Ndetse ejo Yakobo yaravuze ngo muzanajye munitondera kuba bigisha no gupfa kuvuga ibintu musa n'abayobora abantu, kuko abigisha bazahura n'igihano gikomeye cyane kuruta abo bigishije. Ijambo ry'Imana rivuga ngo iki mu Mubwiriza igice cyaho cya 4 ukomeje ku cya 5 haranditse hakavuga ngo, naho reka tuhasome. Umubwiriza ni igitabo kibanziriza gikurikira imigani. Umubwiriza ku gice cyaho cya 4 ku murongo wa 17 haranditse ngo nujya mu nzu y'Imana ujye urinda ikirenge cyawe, niwegera ukumva biruta gutamba ibitambo by'abapfapfa kuko batazi ko bakora nabi. Ikibazo cy'ubujiji. Murongo wa mbere noneho w'igice cya 5. Ntukihutire kubumbura akanwa kawe, kandi ntugakundire umutima wawe kugira ishyushyu ryo kugira icyo uvugira imbere y'Imana. Uzi ko umuntu ashaka kuvuga ishyushyu rikaka mu mutima we ashaka kuvuga, kandi ibyo agiye kuvuga ari ibirimbura. Ntukagire ishyushyu ryo kugira icyo uvugira imbere y'Imana, kuko Imana iri mu ijuru nawe ukaba uri mu isi. Nuko rero amagambo yawe ajya aba make. Kuko irindi jambo mu migani riravuga ngo n'umupfapfa yacecetse bagira ngo ni iki? Ni umunyabwenge. Washima uwo ngo aho kugira ngo ushime ufite uyu muriro mu mutima we wo kuvuga. Reka nsome nihuta mu gitabo cy'iki, igitabo cyitwa Inama zigirwa itorero umugabane wa 2 cyigisho cya 33. Ni icyigisho kivuga ngo ingaruka yo kunegurana. Ingaruka kugenza gute? Wikiranure n'ukurega mukiri hehe? Mukiri mu nzira. Atagushyikiriza ubucamanza bakagufunga, uzavayo byishyuye. Hanyuma icyaha uzakishyuza iki? Uzakishyura iki? N'ubugingo bwawe. Mu ishuri rya Kristo rero kuvuga biremewe ariko uri kuvugishwa n'Imana. Kuvuga biremewe ariko uri kuvuga amagambo ya Yesu. Kuvuga biremewe ariko iyo uri kuvuga ibisana umutima wawe cyangwa abagenzi bawe. Abakristo bakwiriye kwitondera amagambo yabo. Ntibakwiriye kujyana amagambo adakwiriye ku nshuti yabo imwe ku yindi, cyane cyane igihe bazi yuko nta bumwe izo nshuti zifitanye. Ni bibi kuvugira utugambo mu rwihisho. Ngo iki? Utugambo hehe? Mu rwihisho, no guca amarenga nkaho hari ibyo uzi kuri izo nshuti zombi abandi batazi. Ibi ni ubuzimu, ni abadayimoni. Nubwo waba koko ufite ibyo uzi abandi batagenze gute batazi, ndakwinginze ukiranuke niba utaragwa muri aka kaga. Ni bibi kuvugira utugambo mu rwihisho no guca amarenga nkaho hari ibyo uzi kuri izo nshuti zombi abandi batazi. Amazimwe ajya hirya no hino kugeza ubwo azana umwuka mubi kuruta kuvuga ikintu uko kiri bitari amakabya nkuru. Uba amazimwe yagiye ushobora kuzayakurikira ngo ugenze gute? Buyagarure. Ibintu akora ni bibi cyane kuruta kuba waravuze ibintu uko biri udashyizeho iki? Amakabya nkuru. Abantu bazi gukabya inkuru? Abantu bakabya inkuru ku buryo koko ubuhanuzi baba bari kubusohoza buvuga ngo bazaba bahimba ibibi. Hari ubwo itorero rya Kristo ritagize amagorwa, ayo magorwa se
imigenzereze idakwiriye no kutitonda kw'abakristo bo mu itorero bituma rigira intege nke rikamera nk'amazi. Abakristo bahuriye mu itorero rimwe bananiwe kwiringirana. Bapfa iki? Utu tugambo two kunegurana. Bananirwa kwiringirana. Nyamara ayo mafuti ntiyabaga atewe no kugambirira kugira icyo yangiza. Kubura ubwenge bwo gutoranya ibikwiriye kuganirwa kwangije byinshi. N'ababikoze badafite umugambi wo kwangiza, ariko uko kubura ubwenge kwagenje gute? Byarakushu. Muri iri shuri ikintu cya mbere gitangaje Yesu yaravuze ngo mwarabwiye ngo ntimukice, ariko ngenda babwira ngo uwagize atya wese yagenje ate? Utu tugambo tuba tumeze nk'uburozi ku buryo wari gutwara intekerezo z'abantu ngo bashake kumenya ibintu mwari muri kugenza gute? Kuvuga. Gutwara imitima y'abantu. Ibiganiro byari kuba byerekewe ku by'umwuka no ku bintu byo mu ijuru, nyamara siko biri. Gufatanya n'inshuti z'abakristo ni ukuberaho kungura ubwenge mu bitekerezo no mu mutima. Ntabwo hazabaho kwicuza hanyuma, kandi bashobora kureba inyuma ibyo babonye bigatuma banyurwa. Ariko niba amasaha akoreshwa mu by'imburamumaro n'ibiganiro by'amanjwe, kandi igihe cyiza kigakoreshwa mu byo gutandukanya imibereho n'ingeso by'abandi, ubucuti buzaba isoko y'ibibi. Abantu bazaba inshuti, ariko ari ukuvumbuka kw'isoko izana iki? Ibibi gusa. Bizaba isoko y'ibibi, maze mu b'impumuro y'urupfu izana iki? Niyo mpamvu urukongeza gihenomu ni umuriro waka ushinzwe kurimbura nyirarwo n'utega iki? Amatwi. Mu migani hari amagambo ateye ubwoba avuga ngo amagambo y'inzimuzi aryohera nk'uturyo dusama umuntu ashyira mu nda ye. Gusamura murabizi ni uturyo tudahagije, ariko turyoshye kandi tunakenewe, yego, ku buryo gusamura biba ari nk'aka esanse umuntu ashyize mu mpagarike mu kinyabiziga ngo gikomerezeho gikore cye gucika iki? Intege. Ngo amagambo y'inzimuzi aryohera amatwi bene ako kageni, ku buryo kugira ngo ube umugabo nyamugabo utegeka amatwi yo kumva ayo mazimwe ntuyumve, ube umugabo utegeka intekerezo ngo nibinakugwamo bitege kubeho nk'aho bitagenze gute? Bitarimo. Biba bigusaba kuba uri umugabo wahagaritswe mu ishuri ry'Imana, usobanukiwe akaga ko kwakira ibyo bintu hehe? Mu mutima, ku buryo ugomba guhorana igihanaguzo kitavaho gisiba ayo manjwe y'abadayimoni. None amatwi yapfuye angana iki? Yishwe n'izo nkota. Ayo wishe angana iki? Muri iri shuri amagambo yawe ajya aba make, ahubwo umutima uwuvugishe. Utazaba impumuro y'urupfu izana iki? Abo wishe nabo mu ishuri ryo kwa Satani, nta kandi kazi wari bukore. Mutekereze igeza ku bantu bose. Igihe twumvise inkuru ya mugenzi wacu natwe turayishyushya. Ikibazo kibaza ngo Uwiteka ninde uzaguma mu ihema ryawe, ninde uzatura ku musozi wawe wera? Zaburi ya 20 na kangahe? Na 5 na 4. Zaburi ya 15. Uwiteka ninde uzahagarara ku musozi wawe wera? Barabavuga ngo nufite amaboko atanduye. Umunyazaburi yaragisubije ati nugendera mu bitunganya, agakora ibyo gukiranuka, akavuga iby'ukuri nk'uko biri hehe? Mu mutima we, utabeshyeresha abandi ururimi rwe, ntagirire nabi mugenzi we, ntashyushye inkuru y'umuturanyi. Ntashyushye inkuru? Ntabeshye. Muri kwa kwica no kubeshya mu bishyiraho naho mutarabishyizeho. Mbega ukuntu amagambo y'amanjwe yakwimirwa, yaba umuntu wese yabashije kwibuka yuko abamubwira ibicumuro by'abandi bazabasha kuvuga ibye mu gihe bazaba babibonye. Dukwiriye guhirimbanira gutekereza
abantu bose h'ibyiza, cyane cyane abavandimwe bacu mu kwizera, kugeza ubwo duhatirwa gutekereza ibinyuze indi nzira. Ntidukwiriye kwemera vuba amakuru y'ibibi tubwiwe. Ibyo kenshi biterwa n'ishyari cyangwa kudasobanukirwa, cyangwa bishobora guturuka ku gukabya cyangwa ku kumenya agace gato k'ibyabaye. Ibi bintu byose biteza ingorane. Iyi ngorane ya mbere, ntabwo dukwiriye kwemera vuba ibibi tubwiwe ku bandi. Kubera iki? Akenshi inkuru y'ibibi biva ku bandi uyizanye ngo iterwa n'ishyari. Turi kugendana? Umuntu agira ishyari, ikibi kibaye ntakivuga uko kiri, ahubwo akabivuga ashingiye ku ishyari agenje ate afite. Ubwo akaba atwitse imitima, urupfu rukaba ruraje. Ibyo akenshi biterwa n'ishyari cyangwa kudasobanukirwa, ubujiji, cyangwa bishobora no guturuka ku gukabya cyangwa ku kumenya agace gato k'ibyagenze gute k'ibyabaye. Ubwo urumva ukwiriye kuvuga ibimeze gute? Ibintu byawe uzi neza. Hari ikintu cyantangaje, ni ugusanga hari abantu hano bazi ko ngo Bob Marley yapfuye afite ibiro 17. Ibyo bintu nabimenye kera, nta nubwo nzi aho nabimenyeye. Ariko ibyo bintu biharatuye hehe? Mu bitekerezo, ku buryo nta kindi gihamya mfite uretse ko ari amabwire numvise. Kandi nanjye nkabibwira iki? Umuntu akakubeshya, nawe ukazabeshya iki? Utaragiriza ibinyoma mu kanwa ke. Iyo ishyari no gushidikanya bihawe akito, ubwo nyitwa ipaje 93, bikwira hose vuba nk'igitovu. Iyo ishyari no gushidikanya bihawe akito, bikwira hose vuba nk'igitovu. Niba mugenzi wacu ayobye, nibwo uba ubonye umwanya wo kugaragaza urukundo nyakuri umufitiye. Musanga ni neza, usabire hamwe nawe, kandi umusabire wibuka igiciro gihoraho Kristo yatangiye kumucungura. Muri ubwo buryo ushobora gukiza ubugingo urupfu, kandi ugahisha ibyaha byinshi. Iyi niyo nzira y'Imana. Mwumvise mu ishuri ko twiga ya Kristo icyo bakora? Iyo umenye ikibi ku muntu, iyi niyo nzira. Kwica ijisho kugenda gute? Kwica ijisho, ijambo rimwe, ndetse uburyo ijwi rivuga, ibintu byose Imana ibireba mu mutima ibiri kuba. Hari n'abarya ikinyunguti, hari n'utera akaruru. Turagiriye umwe yajyaga kwiba undi ari gucunga nyir'umurima, hari nk'ukuntu yabonaga nyir'umurima aje agatangira nko kuririmba indirimbo kuko yayihanyeho na mugenzi we sinye, ubwo akamenya aho ari buce kugira ngo nyir'umurima atagenza ate. Ibyo byose ni ukwica, ubugome. Kwica ijisho gusa se, kuzunguza umutwe, kugira intoki, kuvugiriza, gukandagira umuntu, n'ibyaha byinshi. Aho abantu bavuga umuntu utabumbuwe, utarabikoze amenye ko Yesu atamupfiriye, ubwo we yari umukiranutsi. Kwica ijisho, ijambo rimwe, ndetse uburyo ijwi rivuga bishobora kubamo ibinyoma bikomeye, bikinjira mu mutima nk'umwambi w'ingobe, icumu, icyuma, inkota. Wowe ukagira ngo wishe ijisho, naho wishe umuntu. Kurisha amaso bikangiza umutima, bigatera igikomere kidakira. Uko niko gushidikanya n'umugayo bishobora gushyirwa ku muntu Imana yabashije gukoresha umurimo mwiza, nuko imigirire ye myiza imigirire ye myiza ikanduzwa, kuba ingirakamaro kwe kukangizwa.
hariho inyamaswa zimwe iyo imwe muri zo ikomerekejwe ikitura hasi, izindi nyamaswa zene wabo ziyiraraho zikayitanyaguza. Izo nyamaswa murazizi? Inyamaswa igwa maze ingenzi zayo zigahita zigenza gute? Urabizi ko uwo muntu ari wowe? Ijambo ry'Imana rivuga ngo ntukishimire ibyago by'umwanzi wawe, ntukanezerwe mu mutima wawe nuko umwanzi wawe arimbuwe, ndetse ahubwo udatuma Uwiteka ahagarika ibihano yari amugeneye kugira ngo ahubwo yibasire wowe. Mwene se araguye ariko mumwahutse nk'ingurube. Ingurube niyo iyo igize inzara irya iki? Ibyana byayo. Hari inyamaswa zigomba kubaho zirinda igikomere, kuko iyo zikomeretse ingenzi zazo zigenza gute? Ni ukuzibahagagura, imitima ikabivirira. Wariye bangahe? Babisi. Bene uwo mutima ugirwa n'abagabo n'abagore bafite izina ry'abakirisitu. Wumva izina. Bagira ishyaka ryo gutera amabuye abandi bafite ibicumuro bike ku byabo. Bagira ishyaka ryo kugenza gute? Ku bafite iki? Ku byabo. Muzasoma ibya Zakayo, muzasanga nubwo abantu bavugaga ko yari umunyabyaha, abo babivugaga bari babi kumuruta, ariko kuko nawe yashakaga kwihana ntawe yigeze avuga ngo yari kumbeshya. Hariho bamwe berekana ibicumuro n'ibidakwiriye abandi bakoze ngo bahuze abantu. Mwumve, suzume umutima wawe wumva aya makuru. Hariho bamwe berekana ibicumuro n'ibidakwiriye abandi bakoze ngo bahuze abantu be kureba ibyabo, cyangwa se ngo bereke abandi ishyaka rikomeye bagirira Imana n'itorero. Ubugome bwose buhishe hehe? Kugira ngo utamenya ibyanjye nkahita ntangira kukubwira iki? Ibyaha abandi bakora. Cyangwa nkanabikubwira mu buryo mvuga nti ariko kanaka sha buriya yagize atya, buriya yasubiye inyuma, agira nkaho wagira ngo mufitiye impuhwe. Ntukice. Igihe gikoreshwa mu kunegura imico n'imirimo y'abakozi ba Kristo, byaba byiza biruseho kugikoresha musenga, mukagira urwiherero mutazavamo, aho kugira ngo uvaneyo urwo rurimi rugenza gute? Rubaga kandi rukica abakiri bazima. Kenshi yaba bashaka ibicumuro ku bandi bari bazi iby'ukuri byerekeye kuri bo, kenshi yaba abashaka ibicumuro ku bandi bari bazi iby'ukuri byerekeye kuri abo bashakaho ibicumuro, babizirikanyeho ibinyuranye n'ibyo rwose, babazirikanyeho ibinyuranye n'ibyo rwose. Baramutse bamenye neza iby'abo bantu, babatekerezaho ibindi. Yemwe ukuntu byaba byiza biruseho iyo yaba mu kigo cyo kunegura abandi no kubaciraho iteka umuntu wese yavugaga ati nkwiriye guhirimbanira agakiza kanjye, nimfatanya n'ushaka gukiza ubugingo bwanjye, nkwiriye kugira umwete no kwitonda cyane, nkwiriye kwamurura ikibi cyose mu bugingo bwanjye, nkwiriye guhinduka icyaremwe gishya muri Kristo Yesu, nkwiriye kunesha igicumuro cyose. Nibwo mu kigwi cyo guca intege abaharanira kurwanya ikibi mbasha kubakomeresha amagambo meza. Umva ibyo twiga mu ishuri rya Kristo byo kuvuga. Wowe ugomba kuba ufite umutima ukwiriye gushyikira urwo rugero, nibwo bwonyine waba ufite ijambo rifasha iki? Abandi. None nta ariko uravuga gusa. Ijambo ryose umuntu y'imfabusa umuntu yavuze, urubanza rirahari azahura naryo n'umatari kuryihana. Izi ntego zumve mu mutima. Nkwiriye ngiyaba mu kigo cyo kunegura abandi no kubaciraho iteka umuntu wese yavugaga ati, nibura umva ibyo ugomba kujya uvuga. Icya mbere, nkwiriye guhirimbanira agakiza kanjye. Iyo ni cyakangahe? Icya kabiri, nimfatanya n'ushaka gukiza ubugingo bwanjye, nkwiriye kugira umwete no kwitonda cyane. Ubwo mbonye undi dufatanya. Gatatu, nkwiriye kwamurura ikibi cyose mu bugingo bwanjye.
icya kane, nkwiriye guhinduka icyaremwe gishya muri Kristo. Icya gatanu, nkwiriye kunesha igicumuro cyose. Icya gatandatu, nibwo mu kigwi cyo guca intege abaharanira kurwanya ikibi mbasha kubakomeresha amagambo. Umunyeshyari nta cyiza abona ku bandi. Umunyeshyari nta cyiza abona hehe? Ntidukwiriye kugundira impagarara n'imibabaro byacu, ntidukwiriye gukundira impagarara n'imibabaro byacu kumunga imitima yacu ngo bidutere gushoberwa no guhagarika umutima. Ntihakagire impagarara zibaho, cyangwa gutekereza ibibi ku bandi, cyangwa kubavuga nabi hato tutarakaza Imana. Muvandimwe, niba ukingurira umutima wawe ishyari no gukeka ibibi, umwuka wera ntabasha kuba kuri wowe. Ushaka mwuka wera? Umvise igituma adahari? Shaka kuzura kuri muri Kristo, kora mu buryo bwe, ureke igitekerezo cyose n'ijambo n'umurimo bimugaragaze. Ukennye kubatizwa uko bukeye n'uko bwije, na rwa rukundo rwateye intumwa kumvikana mu gihe cyazo. Uwo rukundo ruzatuma umubiri n'ubwenge n'umutima bihonjoka, byihana. Zengurutse ubugingo bwawe umwuka utuma imibereho y'iby'umwuka igira imbaraga. Komeza ukuze kwizera, ibyiringiro n'ubutwari n'urukundo. Reka amahoro y'Imana ategekere mu mutima wawe. Ishyari si ifuti ry'ingeso gusa, ahubwo ni ingeso mbi yangiza ubwenge bwose. Ukeneye imyumvire mishya, imico mishya n'ingeso muri iri shuri. Ishyari si ifuti ry'ingeso gusa, ahubwo ni ingeso mbi yangiza ubwenge bwose. Ryatangiriye muri Satani. Yashatse kuba uwa mbere mu ijuru, kuko rero atabashije kubona ububasha n'ubwiza yashakaga, yagomeye ingoma y'Imana. Yagiriye ishyari ababyeyi bacu ba mbere, aboshya gucumura, maze abarimbura natyo n'ubwoko bw'abantu bwose. Umunyeshyari ahumiriza amaso ye ngo kugira ngo atareba ingeso nziza n'imirimo by'icyubahiro by'abandi. Ntabwo umunyeshyari abona icyiza, ahubwo arahumiriza. Ahora yiteguye gushyashyariza abandi no kuvuga nabi beza cyane. Kenshi abantu baricuza bakareka ibibi bakoraga, ariko umunyeshyari yiringirwa buhoro, kuko ishyari ritera umuntu kwemera ko asumba abandi. Ubwibone ntibukundira umuntu kwigaya. Iyo bagerageje kwemeza umunyeshyari icyaha cye, arushaho kwanga umuhannyi ibibi bye, ndetse akenshi akanga kubivaho. Teze amatwi? Arabyemera? Iyo bagerageje kwemeza umunyeshyari icyaha cye, arushaho kwanga umuhannye ibibi bye, ndetse akenshi akanga kubivaho. Umunyeshyari akwiza uburozi aho agiye hose. Atandukanya inshuti kandi abyutsa urwango no kugomera Imana n'umuntu. Ashaka ko atekerezwaho ko ari mwiza kuruta abandi kandi ko akomeye cyane. Ntabikoresha ubutwari cyangwa umuhati wo kwiyanga kugira ngo yigeze ku rugero rwo kubonera cyane, ahubwo akabikoresha kwigumira ahari no gupfobya imirimo myiza ikwiriye imihati abandi bagize. Uyu ni umwicanyi. Ururimi rwishimira amahane, ururimi rumena ibanga, ruvuga ruti bivuge nanjye nzabivuga. Tubwire bivuge, nabivuga ariko bivuga ariko ukaba ushaka koko bivugwa. Intumwa Yakobo ivuga yuko rukwiriye gukongezwa na Gehenomu. Rukwiza inkwi zigurumana umuriro ahantu hose. Umucuruzi w'amazimwe usebye utariho urubanza yitaye kuki? Ntazareka umurimo we mubi nubwo yatsemba ibyiringiro n'ubutwari mu bamaze kurambarara munsi y'imitwaro yabo. Mana yanjye.
icyo yitaho gusa ni ukubera abandi ikigusha. Iyi ni Satani mu bantu. Niyo mpamvu Imana ishimwe ko ari cyo cyigisho yahereyeho, ntukice. Ninde wahereye kera kose ari umwicanyi? Satani mu bantu. Kandi mu ijuru ntawe yisheyo. Kwa kwica ariko yadushutse, kwa kundi yatwigishije. Ariko mvuga ukuntu yari yarahageze. Icyo yitaho gusa ni ukubera abandi ikigusha. Ndetse n'abitwa abakristu bahumiriza amaso yabo ngo batareba ibyera, ibyo kwizerwa, ibishimwa n'ibikundwa, maze bakikomereza ibifutamye n'ibigayitse, kandi bakabyamamaza mu isi aho ari ubutumwa bwiza. Mbabajwe no kuvuga yuko mu bakristo bo mu itorero harimo abafite indimi zananiranye ku buryo byanze ururimi rukaba rwaragenje gute? Rwaranze. Ariko muri iri shuri ibintu ni bibiri, rurahinduka maze ukagira nk'urwa Kristo. Munyigireho isiko yavuze, cyangwa se ishuri ukarivamo ugasubira kuri mwene so, nako ugasubira kwa so na bene so wari warasize. Hari indimi z'ibinyoma zitunzwe n'amahane, harimo indimi ziryarya kandi zongorera. Ibi bintu nibibaho. Umuntu akakubeshya mu mutima we, akakubwira ibyo atari kukubwira, akagushuka we ngo reka nze kureba uko biri bugende, kandi uko bigenda gufite hehe nako mu mutima. Abantu bakavuga ku kibazo cy'umuntu, uwo muntu atakizi, bakarya uwa mbere, bakarya uwa kabiri n'uwa gatatu ntabanyure. Inyamaswa zose zipfira mu buturo bwera, na za zindi zirya abantu niho zijya. Hariho abaganira ibitagira icyo bisobanuye. Ibi ngibi urubyiruko rwose rubisobanukiwe neza, ariko n'abakuze nuko. Abantu bakaganira ibitagira icyo bigende gute bisobanuye, bafite ibyishimo n'umunezero. Hari igihe njya numva ibitwenge by'abatuye nkatega amatwi, ariko ngo nshyire mu nyurabwenge numve ikintu kirimo cy'agaciro kiri gutuma umunezero, nkahita nibuka ibyo nabaga ndimo. Abantu bakaba bavuga ariko batazi ibintu bari bubagenza bate. Abanyamashyengo n'abahanga mu gusetsa, kugeza ubwo n'ababwiriza babyigana bagashakamo ukuntu nyine ari buyobya abantu. Ni abahanga mu gusetsa abanyamashyengo. Ubwo sinabara abasaza batahira inka, n'ubu niba ari no gutahira bajya gusaba no gukwa, bashaka uzi gushyenga n'uzi gusetsa abantu. Sinavuga ba MC, sinavuga bacuranzi, sinavuga abaririmbyi, hari n'abaheguriye umushinga wo gusetsa amakomedi, abarimo ubugambo n'inyikirizo bidasobanutse. Kwa Yesu ibyo bintu ntabwo tubyiga. Mu bakunda kuvuga amagambo menshi, bamwe bakururwa n'amatsiko, abandi bakururwa n'ishyari, abenshi bakabiterwa no kwanga b'Imana ivugiramo amagambo yo kubacyaha. Ibyo bibi byose biriho ubu, bamwe bahisha imigambi yabo nyakuri, abandi bo bakagira ishyushyu ryo kwamamaza ibyo bazi byose, ndetse n'ibibi bakeka ku bandi. Ibintu byose bibarimo bakagira ishyushyu ryo kugenda gute. Nabonye ko wa mutima wo kurahira ibinyoma uhindura ukuri ibinyoma, ugira icyiza ikibi, uhindura gukiranuka gukiranirwa, ko ubu uriho ukora. Satani yishimira uko abiyita ubwoko bw'Imana bameze, ariko Mana tubabarire. Igihe abenshi bariho birengagiza ubugingo bwabo, bagira ishyushyu ryo gushakashaka umwanya wo kunegura abandi no kubaciraho iteka, kandi bari kwirengagiza iki? Ubugingo bwabo. Bose bafite icyo babuze mu ngeso, kandi ntibikomeye kubona iki ishyari rigaragaza ku bubi bwabo. Abo biha kuba abacamanza baravuga bati, noneho tubonye icyo tuvuga, tuzabahambiriza ikirego batazigobotora. Bagategereza ko bazabona igihe, maze hanyuma bakazana umurundo w'amazimwe. Reka mbabwire,
Imana ikwigishe mu mutima wawe uko ukwiriye guhinduka n'uko ukwiriye kuvuga no kwihana byimbitse amateka agendanye n'uru rugingo rw'umunwa cyangwa ururimi cyangwa ijambo cyangwa na bya bimenyetso bindi byose byaguturutseho n'ibyo wakiriye mu mutima wawe. Abantu bafite ibitekerezo byinshi mu buryo bwa kamere, igihe bafite umwete wo kujyana amazimwe ku bandi, baba mu kaga ko kwishuka no gushuka bagenzi babo. Batoragura amakuru bumvise ku bandi, batazirikanye yuko amagambo bihutiye kuvuga adashobora kwerekana neza uko nyiri kuyavuga ameze. Nyamara ibyo byose bikozwe bihubukiwe, akenshi biba ari amanjwe iyo byitegererejwe mu ipica itubura ya Satani, bigatekerezwa bigasubirwamo hato na hato, bigeze ubwo utununga duhinduka imisozi minini. Utuntu twatangiye ari utuntu duto tw'utununga abantu baterera bikarangira, bigasoza bibaye iki? Imisozi itazurirwa. Kikaba ari ikintu cy'ihame gishinze hariya ko ari uko byavuze. Mbese urwo n'urukundo rwa Gikristo? Kurundanya amakuru yamanjwe, gushyira ku mugaragaro ikintu cyose kibasha gutera gushidikanya ingeso y'undi, maze hanyuma ukishimira kugikoresha ngo kimubabaze, nta rukundo rurimo. Iyo Satani abashije gusebya cyangwa gukomeretsa umuyoboke wa Kristo arishima, niwe murezi wa bene data. Umva byo byishimo aho biva ni kuri Satani. Nanone abakristo bakwiriye kumufasha uwo murimo. Bajya imbere y'Imana idufashe, turayisaba iduhindurire umutima, turayidusaba koko kwibagirwa hashize hacu, turayisaba kumenya kuvuga. Hari uwabiririmbye ati Imana mfasha mvuge neza. Ntabwo nasoma iyi zingeso mbi ngo mbirangize, reka nsome amagambo nshaka gusorezaho. Ku ipaji ya 99, kwinegura ubwawe nibyo bifite agaciro. Nika ko umutwe wako kagingo uvuga. Iyo abitwa abakristo bose babashaga gukoresha imbaraga zabo, bakareba ibibi bikwiriye gusubirwaho, bibarimo. Bigenze gute? Bibarimo. Mu kigwi cyo kuvuga ibyaha by'abandi, habayeho kwihana biruseho mu itorero muri iki gihe. Mu gihe Uwiteka atunganya amabuye y'igiciro cyinshi, anezezwa n'ukuri no gukiranuka no kwizera. Abamarayika bakoreshwa umurimo wo kurema amakamba ya bene abo, kandi kuri ayo makamba y'inyenyeri nziza cyane hazaba harabagiranishwa n'ubwuzu n'umucyo bituruka ku ntebe y'Imana. Yesu ashimwe. Reka tube dufiniye hano, hanyuma buri wese arushaho gukomeza kwegera Imana imubwire ibirenze bivuzwe hano. Kuko amateka y'uburezi kwa Satani, niba mu kuvuga kose ari Satani watwigishije kuvuga n'icyo kuvuga, ubwo umenye icyo wavuze icyo cyakoze, maze Imana igusobanurira uko byagenze kugira ngo umenye uburebure n'igihagararo bw'ikijyepfo bwahe hose kuri icyo kibazo, hanyuma usabe Imana kurushaho gucengerwa n'inyigisho yayo yo kumenya icyo kuvuga n'igihe cyo kugenda gute kivugira. Kubera yuko ejo narababwiye ati no guceceka mu gihe wagombaga guca urubanza uvuze ni icyaha kingana no kwica. Igihe Yohana Umubatiza bari basabye igihanga cye, Herode agaceceka ngo mu iteraniro hagire ukomeye muri bo wamurengera, abuze n'umwe, mu ijuru banzuye ko abarimo aho bose bishe nde? Ururimi rurica. Waba uvuze cyangwa ucecetse, bipfa kuba bivuye ku mutima wo kutiyegurira Imana n'ubukomeye bushingiye mu ishuri rya Satani. Rero narabwiye ngo nimukice, ariko ngenda babwira yuko ibyo Imana izaguhishurira muri uru ruhande rwose umenye ko ari ubwicanyi ndetse bubi ndetse bw'indengakamere, kuko uwo wishe nta nubwo aba agiye, ahubwo muragumana abantu icyo kimungu. Ari nayo mpamvu dukeneye kwiringira Imana, ariko tukihana tubikuye ku mutima tunamaramaje, kugira ngo twizere koko ko Imana yadupfiriye
kandi ikadupfira kuko twakoze icyaha. Rero Imana ihabwa icyubahiro kubw'ishuri ryayo rishaka yuko tubabera n'abaziranenge mu byo tuvuga, kubera yuko kunanirwa icyo kintu cyonyine birahagije kunanirwa n'ibindi byose. Ari nayo mpamvu mugihagarareho, mugishikamemo, noneho umuntu wese yinegure, yisuzume, yinire, we ubwe yinenge, none hagira ya migambi twabonye, ngewe mparanira agakiza kanjye, ncike ku cyaha, nimbona mugenzi wanjye dufatanyije mbikorane mu bwitonzi kugira ngo mutere umwete utunganye, ngire umutima mushya, ngo nibwo nzabona amagambo yo kumufashisha, Imana izajya impa kuko umutima wanjye wifuza. Imana ibaho umugisha, kandi nanjye impa umugisha, kugira ngo muri iyi minota ya nyuma dusohoyemo amateka y'amagambo mabi n'imico mibi twigiye kwa Satani kuri uru ruhande, Imana iyacireho iteka ryose mu izina rya